bakunzi basoma Rwanda TV ikiganiro nimenya byinshi hamwe na Steven Rwanda nkuko bisanzwe ni ikiganiro mbagezaho buri munsi. Uyu munsi ngiye kubigisha uburyo ki wafuramo. You see, uyu munsi tugiye gukora akantu keza cyane bakunzi basoma Rwanda TV nkuko bisanzwe. Kora subscribe, share, comment ndetse na like. The master, the master, the leader, the reader, the killer, the hello. Uyu munsi rero tugiye gusoma narabwiye ngo gusoma bisobanuye gusoma. Hari byinshi cyane mutazi abanyarwandakazi. Umunsi ngiye kubigisha uburyo ki ushobora gufura wifashishije urufuro wari ufite mu base yawe. Kano kanya dufite urufuro rwameshe imyenda myinshi kandi isabune yadushiranye. Bivuze ngo dukeneye gukomeza gufura kandi nta mwanya wo kujya ku maduka dufite. Banyarwanda ntucikwe ngwino hano wirebere uburyo isomo rugiye gutangwamo. Nababwiye ko nzabagezaho byinshi cyane. Ubushize duherukana turi mu gishanga ahantu mu Kinombe ubwo icyamamare cyari kiri kumba amatafari. Kano kanya rero tugiye gufura. Uru ni urufuro, you see. Cameraman kamusabe wegere hano kugira ngo abanyarwanda baze kubyitegereza neza kamuhiya. Ngwino hano kabisa. You see, uru ni urufuro urwifashisha mu gihe isabune yagushiranye. Ushobora kubwifashisha ufura imyenda irenga 10 kandi iyo myenda yose ikanuga nkuko ya mbere yanoze. Murabona ko ndi kurukaraba n'intoki. Cyamamare none mbazaniye akantu keza uyu munsi. Hari umuntu uyu munsi wari ufite ikibazo cy'ahantu yajya kugura isabune kubera ko isabune yamushiranye. Kano kanya rero ngiye kubafasha uburyo ki ushobora kwifashishamo urufuro rwawe rwa mbere ukaba wakora akazi nkuko agakoze mbere. Kano kanya tugiye gufura. Icyo ukora ufata umwenda wawe, uyu mwenda mureba ni umwenda wa gatanu umaze gufura kuva natangira gufura isabune yashiranye. Ubu ngubu tugiye gufura ibisanzwe Banyarwanda. Ibi ngibi babyita swize. Iyo uri guswizinga uba urimo gufata umwenda wawe ukuramo umwanda wari urimo, ariko urabona ko umwenda wacu uhisunoga kano kanya. Hanyuma hari amakosa menshi cyane Abanyarwanda bajya bakora iyo bagiye gukamura. Ugasanga umuntu afashe umwenda arawufashe arakamuye yampaye inka Yesu agakamura koko bikarangira umwenda wuciye. Aya ni amafuti, ntabwo ari kuri abakamura. Ikintu ukora umwenda wawe mu gihe uri mu mazi. Ndasaba cameraman aze hano. Banyarwanda mubirebe neza rwose cyamamare. Dore umwenda wawe uri mu mazi yawe meza. Icyo ukora ufata gake witurije, warangiza ugaswizinga gake. Ntabwo kanda please, ntabwo umwenda ari iki, ntabwo ari uruhu. N'uruhu bwaro gushobora kurufata ukarukamura rugacika kansa umwenda. Iyi ngiyi bari kuduha biva mu nganda, izi product ureba hano reka izi industry. So hanyuma umwenda wacu murabona ko tukamuye neza. Nuko nkuko bakamura kinyamwuga nkuko bisanzwe. Iyo urangije kuwukamura rero hari akandi kantu ushaka kubigisha ko gukumumura. Umwenda wawe ushobora kuwufata gutya. You see? Okay, hanyuma iyo ufashe ugakubita like this one. Aya ni amafuti Banyarwanda ndabingize please mujye mukorera muri serie sibyo. Ibi ngibi ni amafuti. Ikintu ukora mu gihe umwenda wawe ukuye mu mazi ntabwo ukubita ase ubundi uri gukubita ushaka kwita wambara ako kanya wowe nta soni. Ikintu ukora ufate neza nurangiza kuwufata uwuzane ku mugozi wawe. Mujya mukora n'amakosa ndabizi neza abantu benshi cyane Banyarwanda. Murebe hano reba wo kabyara umwenda wacu isunoga mu gihe gito cyane twifashishije urufuro rwacu. Murabona neza ko rwose umwenda wacu wayisucya wabaye mwiza. Kano kanya rero tugiye kuyifashisha, tugiye kuwanika. Hari amakosa abantu bakora abisubiramo mwa Banyarwanda. Ndabinginze nimuzongere gukora iri kosa ryo gufata umwenda umaje gufura ukagenda ukawushyira mu gicucu. Ayo ni amafuti. Fata umwenda wawe ujyane ku kazuba. Gusara abantu bafura nijoro kubera ko nta mwanya abonama. Ibyo ntago byemewe, nta muntu ufura nijoro. Dore abakozi bo mu rugo twaragoye. Ni mwebwe ndi kubwira ba boss mwirirwa mufurira. Mujye mufata imyenda yabo muyifure ku manywa, ntimukayifure nijoro ndabinginze. Amafaranga aba yabavunnye kandi murabizi neza ko amafaranga avuna. Hanyuma ikintu ukora umwenda wawe urawufata neza cyane nkuko twakumumuye simwabirebaga. Hano dufite ishuka. You see? Murabona hano dufite color. Dufite yellow ni umuhondo. Dufite igicuncu. Ibyo bara mwari murize Banyarwanda. Nabwiye ngo nzajya mbagezaho amabara menshi cyane mutari muzi. Iki ni igicuncu wanjye girawe. Uri kumvugiramo wowe nta soni. Ngaho riremba se. Riremba. Ngo negereye nawe. Okay, ngo ni grey ni kwirangegere vuze. Ariko sha iyi ni grey. Iyi ni white gihwera gusa. Nta soni. Hano ni igihwere kibe kirindi iruhande turi gufurana ariko buriya nakundi nyine ni ku Banyarwanda. Aya sikegara we.
fata umwenda wawe ushyire, ugomba kumanika neza neza kandi utuje. Dore umunwa waranduse, mujye mwihangana mvuga cyane, ariko se utanduta ubundi mubona ntari umunwa gusa. Hanyuma ikintu ukora ukimara kwanika umwenda wawe, ugomba hari andi makosa mujye mukora. Ugafata umwenda, urabona iri bara ryacu, niba umwenda wawe uvamo ibara ukawufata ukawanika hejuru y'undi, ayo ni amafuti. Wifata umwenda wawe nurangiza kuwufata uwanike wonyine, ntuyigerekeranye. Ndabinginze, dore mwabakobwa mwe nimwe mbwira, dore mwabagore, aha abagabo n'abagabo basigaye bafara, uburenganire bwaraje, nta mugabo nta mugore barangana. Aha ngo barangana, ariko barangana. Hanyuma iyo umaze kwanika umwenda wawe, urabona ko ubu tayari umwenda wacu uratungana. Iyo umaze gutungana, ikintu ukora uratuza ugategereza izuba rikava, maze umwenda wawe ukuma, ukawanura ukawujyana neza. Ariko ubundi muzi kuzinga, ubutanzabigisha ukuntu bazinga imyambaro, sibyo? Ntabwo muzi kuzinga. Abagore birirwa batwika imyenda y'abagabo, ntabwo bazi gutera amapasi. Nta bagore nako turabafite. Banyarwanda kazire ikiganiro nimenya byinshi. Nababwiye ko ni ikiganiro gica kuri channel yitwa Soma Rwanda TV. Niba utarakora subscribe uri kuzimu, nta nubwo uzavayo. Garuka ibuntu rero, ngwino hano ku isi, va ku giti, dore umuntu ni njyewe, Master Reader Rio Kira the Real Man. Kora subscribe kuri Soma Rwanda TV hamwe na Steven Rwanda. Ikiganiro nimenya byinshi. Pull up, ndabakunda ibiganiro byanjye nakagaruka, turi kumwe men. Pull up.